ese ko Mariya Amarira ataza ataza ko yaje ngeze ko yaje. guys nizere ko nizere mwagize ko icyumweru mwagize icyumweru cyiza cyiza. abagiye gusenga Abagiye gusenga mwizerere mu ijambo mwizerere mu ijambo bababwirije ribabere ubuzima kuko buriya amagambo yanditse muri Bibiliya yahumetswe n'Imana. Rero dusoreraho iyo twagize ubuzima bwacu Imana ikomeze kubarengera. Namwe mutagiye gusenga mwabishakaga ari ukutajya gusenga ubishaka no kutajya gusenga utabishaka. Rero abatagiye gusenga batabishaka kubw'impamvu zitandukanye nabo Imana ikomeze ibiteho. Abatagiye gusenga ku bushake bwabo nabo ubutaha Imana izabateremo umutima wo kujya gusenga, guterana kwera. Imana ishimwe. Amena. Guys, friends and family, Eshadai's family forever and ever. Amen. Twizere ko meze neza, abatumeze neza Imana ikomeze kubagira neza. Turi kukunda kanavuga njye. Okay, abatameze neza bakomere, Imana ibiteho cyane. Abafite imitima yihebye Imana iraje barengere. Musenge, mwizere, mutegereze, Imana iraje. Komeza nyine uvuga. Mumeze mute guys? Twe tumeze neza. Turashima Imana cyane kabisa. Ubuzima ni buzima. Turi amahoro. Ese bagiye ibintu maze kunkorera mu kanya. Okay, bari kunyishyura guys. Bari kunyishyura madam. Guys, nizere ko mumeze neza. Be. February. ese ko Mariya ataza ngeze ko yaje guys nizere ko mwagize icyumweru cyiza abagiye gusenga mwizerere mu ijambo bababwirije ribabere ubuzima kuko buriya amagambo yanditse muri Bibiliya yahumetswe n'Imana. Rero dusoreraho iyo twagize ubuzima bwacu Imana ikomeze kubarengera. Namwe mutagiye gusenga mwabishakaga ari ukutajya gusenga ubishaka no kutajya gusenga utabishaka. Rero abatagiye gusenga batabishaka kubw'impamvu zitandukanye nabo Imana ikomeze ibiteho. Abatagiye gusenga ku bushake bwabo nabo ubutaha Imana izabateremo umutima wo kujya gusenga, guterana kwera. Imana ishimwe. Amena. Amenyo se kutayashyize hasi. Guys. Nyine nuko muri kumva ibintu madamu arimo.
mureke ibintu arimo mureke ibintu arimo bitari bitari seriye baseriye baseriye man baseriye guys kuri mana yacu niyo yo kwizerwa kandi niyo yonyine yo sebe wari ndakubabariye reka turekere oya wabyishe nkomeze none oya ngabaseriye rero okay nawe se okay guys ndabona kuba seriye atabishaka okay guys nyine murabona dufasha akanya ngo tuje tubaganirize be shava muri ibyo ngibyo ariko guys mwabonye ibintu madamu yankoreye ambeshere kugenda mukubita imigeri ngo ndamusakuriza bya hatari ngo nukumbona ngenda mwababazwa nuko isi yose ivuga ngo bitonda ariko ubundi babantu bamaga byagenze bite ntawe wamaye ya Pamela wagiye kumwajyaga muzima kuri Instagram yanjye byagenze bite sinongera none kandekera nkomeze byakuryoheye icyo nzi cyo nuko nzagukoma nanjye mu minsi mike atagayize mumbabarire niba nabatesheje umutwe oya wawe udutesheje uzi ibintu ngo niba yadutesheje umutwe oya be mbanye nkubwiye sibyo uzi ibintu nkoreye tutaratangira ikiganiro irankorogoshoye ahantu avuga ati sinareka gukora ikiganiro sibyo sinakivumbura ndituriza aya ndavuga ati mfite ahantu mutegeye muzi ibintu nakoze turatangiye ngo tugiye kuvuga hello guys muzi ibintu nakoze aratangira anduhira mu matwi hello guys arankanze nikubise hariya none wumvaga ngiye nk'ukitimo yaho ku buryo ngo wikubise nikubise hasi muza filime zigiye uravuze umwuka uragenda hello guys wikubita wikupitari uravuze umwuka uragenda kubita ku gikuta uragaruka sha ubwo rero wabonaga nakwiyoreye niyo mpamvu nyinshi guys hari ikintu twashakaga kuganiraho sibyo hari ikintu nyine njya numva cyane bavuga ngo umugabo ngiye ashatse umugore sibyo ngo abagabo benshi ngo bakunda abamama babo sibyo be ugasanga ushatse umugore wagera mu rugo rwawe bikakunanira kumajana jinga umugore na mama sibyo umama uramukunda n'umugore amukunda ariko bikakunanira kumumanira ugasanga mu rugo iyo uvuze mama umugore agutera hejuru akantu kose mama akabaye ijya kugisha inama mama akabaye kajya kugisha inama mama ugasanga umugore biramubangamiye ariko hakaba n'abandi bagore banga ba nyirabukwe sibyo ugasanga umugore nyine abigira intambara bitari na ngombwa abigize intambara ahantu bitari na ngombwa umugore afite nyirabukwe sibyo ntaba ashaka ko umugabo we atekereza kuri mama we ntaba ashaka ko umugabo we afashe mama wiwe cyangwa biwabo cy'abashiki biwe ugasanga ntiyiyumva mu bashiki biwe ugasanga mu rugo rwabo ntaba ashaka ko abiwabo ku mugabo baza gusura umugore sibyo ugasanga mu rugo umugore aba ashaka ngo abiwabo baze bamusure babane oya kuri icyo ngicyo ubusanga umugore
akunda umugabo ariko ab'iwabo w'umugabo abanga, akirengagiza ko umugabo abo yanga ariho umugabo yavuye. Nabyo ntibabishyire mu bwenge. ngo umugabo wanjye ngo ni umwana mwiza ngo ariko ab'iwabo ngo wagira ngo kandi inda yababyaye ni imwe, ibere ryabonyeje ni rimwe. Ntago nibyo bavuga ngo ni abana babi ngo cyangwa ngo ntibashobotse, ntago ntekereza ko aba ari shuwa yabyo 100%, kuko uko badashobotse nako umugabo we yakora ikintu kitari cyiza ahantu runaka. Aho basanga umugore arikunda, nawe ashaka ko bashiki b'umugabo baza, nawe ashaka ko bari umuntu cyangwa bakuru b'umugabo baza, cyangwa ntabashaka ko umugabo avuga mama we, nawe ashaka ko umugabo afasha iwabo. Ugasanga umugore arikunda, ahubwo ugasanga ab'iwabo birirwa mu rugo rwiwe. Nese reka mbaze abo bagore baba babona umugabo yaravutse ku giti, baba babona yaraturutse mu ijoro adafite famiye. Njye hari ibintu njya numva muri sosiyete bitewe n'uko ntarabiresha hafi yanjye abiri, nkumva nyine biragoye kubyiyumvisha ariko bibaho. Ubundi umugore nimba ukunze umugabo wawe, mukundane n'ibyo byose, uba ugomba kumukunda n'umuryango na famiye. ubundi umugore utazagukundira umuryango ntuzanamushake. N'ubundi kwa kuba muri gufiyasanya, wenda iyo muri gufiyasanya hari igihe mwihishanamo sibyo, mukabeshyana ariko mwamara kubana buri wese akiyereka undi uko ari. Ariko niba uri umugore w'umugabo, gerageza umukundire umuryango, umukundire ababyeyi, umukundire abavandimwe. Mama w'umugabo wawe abe mama wawe. Niba ushaka ko abiwanyu baza kugusura, reka n'abiwabo w'umugabo baze bamusura. Nyine wishaka gutandukanya umuryango, wishaka gutandukanya umugabo nk'umutandukanye n'abiwabo. Gusa nyine nubwo akenshi bikunda kuvugwa ku bagore no ku bagabo bibaho, ugasanga umugabo ntakunda abiwabo w'umugore, ntashaka ko baza ngo bateze akavuyo. Ese nimutemera ko imiryango ibasura, nimutemera ko abo bavandimwe banyu amaraso yanyu abasura, muzasigara muri banyakamwe muri iyi si y'Imana. Cyangwa mufite ubushobozi nimufashe imiryango yanyu. Urumva ntabwo bikunda. Gusa nanone ubwo ndi kuvuga mu ruhande rw'abagabo kuko nanjye ndi umugabo. Famiye uri kumva yaho waturutse, nyine nkareba nka kuriya umugabo agakomye kose abwiye mama we, agakomye kose inama ushaka ubajije mama wawe, uri kumva urashaka kubaka inzu uri kubaza mama wawe, ugashaka ufite amafaranga uri kubaza mama wawe, kandi ufite umugore. Bibiliya iravuga ngo nicyo kizatuma usiga so na nyoko. Uwo muntu rero wabanye nawe niwe mujyanama wa mbere, sibyo? Cyakoza waharenga ubona hari ukuntu nyine umuntu mwashakanye ashobora kukugira inama itari nziza, nawe wayumva kuko wayitekereza ukumva si nziza. Ariko nimba ukeneye inama ya mbere, ni umufasha wawe, ni Imana yakugeniye, niwe yaguhaye. Nimba ukeneye kubaka inzu, kugura ikibanza, gisha umugore wawe inama. Uri kumva nyine wishaka gushyira famiye yawe aho wavuye ngo uyirutishe aho uri, nyine ngo wumve, uri kumva ibintu byose, umushahara wajya kuri famiye yawe, uri kumva inama zose ukeneye zava muri famiye yawe, kandi ufite umuntu mubana, umuntu murarana, umuntu musangira akabisi n'agahiye, umuntu mwirirwana, uri kumva umuntu ubyuka mbere ukamubona, wasinzira nyuma akaba ari we wabonye. Uwo muntu ni wowe ukwiriye, uri kumva, kugira uruhare runini mu buzima bwawe. Nashaka nkubaza, nawe umbwire nkawe sibyo? Fata umugore na mama wawe ubashyira aha ngaha, sibyo? Ninde muntu wakimbaze, ninde muntu nk'uko wari uri kubivuga sibyo? Ninde muntu wagakwiye kuba ubabwira ibanga ryawe? Ninde muntu wagakwiye kuba ubwira ikintu cyiza wagezeho mbere,
ninde muntu wakabaye kuwubwira ugisha inama handi byagucanze bwa mbere kwanga sinshirikira abagore badakunda ba nyirabukwe nanjye ntabwo mbishyigikiye ariko hari abagabo usanga mama we ari imbere cyane hahandi hari n'abantu baba batari abagabo ariko ugasanga ni umusore mukaganira akakubwira ngo njyewe ngo ikintu ngo mama ngo azajya avuga ngo nzajya nkurikiza icyo kurusha icy'umugore si ubazi ugasanga umuntu mama we ewana ukibaza mama we azamurongora mama w'umuntu nyanakabura ntikaboneke uri kumva turamwubaha kubaha umubyeyi ariko icyo kibazo warumbajije nkanjye nyine ngiye kugisubiza nkanjye iterambere nageraho uwo nashaka kuruhukiraho uwo byaba byanshanze uwo nashaka kubwira mbere uri kumva ni uwo tubana umugore wanjye uri kumva uwo nasize ababyeyi ngasanga ahubwo hari n'ibintu byo mu rugo n'ababyeyi baba bitari ngombwa ko babimenya ntabwo ikintu cyose kuba mama wawe yarakubyaye yaragushyize ku isi yarakureze kugeza ukuze kuba yaragukunze kuba ariwe muntu utakugambanira kuba ariwe muntu wizera ntibivuze ngo mama wawe hari ibintu murega mutumva kimwe hari ibitekerezo bya mama wawe bitari cyo kimwe n'ibitekerezo byawe n'umugore wawe kuko mama wawe afite uko yumva ibintu ushobora kujya kumugisha inama bakakubwira uko abyumva mu gihe we n'umugore wawe mwari gusovinga ikibazo mufite kikarangira ubundi abantu babiri imitwe ibiri ubwo nshatse kuvuga umugore n'umugabo nta kintu cyabananira bashyize hamwe tuvuge wenda nimba ushaka kugura inzu sibyo umugore wawe wamubwira ukumva ntabishaka nawe ukumva uri gushaka kugura inzu uri kumva ukumva wenda umugore arashaka urugero kugura wenda ikibanza n'urugero mugomba kumva kwicara hasi mukumvikana ukamwereka impamvu mwagura inzu umugore nawe akakwereka ariko n'urugero akakwereka impamvu mwagura ikibanza ntihagire nyine wikunda kurusha undi tu hanyuma byanze kumvikana mujya hagati ni cyokoze reka yatambagira inama oya yashabe aho wibeshye hari igihe umugabo afunga umutwe n'umugore bagafunga umutwe bikanga no kujya hagati bikaba bitari bushoboke nawe urabizi igikorwa umugore aharira umugabo ariko mwabanje kujya inama wabanje kumva ibitekerezo reka mbagira inama natamwe abagore mwe sibyo nyine abagabo ntibakumve ko bagomba gufunga umutwe mpaka abagore batagomba kugisha inama abagore babo akumva ati si umugore nibura inzu mujya inama mukaganira n'ubundi musanzwe muganira aho mukavuga ku kintu kikanga pe kuhuriza hamwe bikanga iyo cyanze niho hagaragara iyo cyanze niho hagaragarira umugore mwiza kababwiye mwa abagore hari igihe ushobora kuba wumvikana n'umugabo ariko hari aho bigera bikanga pe n'agafunga umutwe undi agafunga umutwe wasanga umeze nk'ibibuye bibiri buri mwese afunda umutwe yakomeye ameze nk'ibuye ry'isarabwayi rero icyo gihe kubera ko abagabo nyine ari bo batware b'urugo uharira umugabo sibyo Bibiliya irabivuga uharira umugabo kuko umugabo ni umugabo agomba kubahwa abagabo ni abanyacyubahiro gusa icyiza aho kugira ngo umugabo umushingarazeho uvuga ati niba bidakunze uko nguko hari igihe bibaho kuvuga ati nutagura ikibanza ndarusohokamo nyine nanjye hari ibintu ngenda niga gake gake muri ubu buzima bw'urugo ntago ari ibintu nyine uvuga ati ngo ngorabikora ubwenge bw'Imana nibwo bwubaka urugo gusa hari ibindi bintu tugomba kwiga tukigishwa mu bintu tuba tutazi umugabo iyo bijyanze hahandi mutari kumvikana muri wa babiri bikanga ukabona kumvikana byanze umugore ajya aharira umugabo iteka ryose umugore aba agomba guharira umugabo icyo nyine biza muri Bibiliya kugandukira umugabo
yandikira umugabo kuko urumva kuba yashatse kugura inzu ni uko ari urugero ndi gushyiraho. Kuba yashatse kugura inzu ni inyungu za famiye, gutuza famiye. Hari n'igihe umugabo yafunga umutwe yakora cya kindi mwanze kumvikanaho nyuma kigafeiringa, ariko wamuhariye nta kibazo. Gusa nyine iyo gifeirinze ntibabivuze ngo umugore ngo ahita amubwira narakubwiye biki wapi bizihorere, kuko umugabo nyine muferingane. Gusa igihe cyose umugabo uzajya ubona yafunze umutwe jya umwihorera akora icyo yumva ashaka, gusa umusengere nyine bitazamuraburana, sibyo? Iyo ubona nyine atari ikintu ni wowe uri kumva neza jya utuza usenga Imana, hari n'igihe Imana yamugarura umutima agasubira. Guys, twavuga byinshi ariko reka dusubikire hano. Icyo navuga nanone gatoya cyane, ntabwo nyine turagira imyaka myinshi mu rugo, kandi nzi ko n'abayigeze n'abafite myinshi mu rugo, ikintu bakubwira cyangwa se ikintu twumvishe bakuru bacu mu kuvuga bubatse, numvishe bavuga natwe twasangiza ubu abagiye gutangiza umushinga w'urugo cyangwa se abo natwe turuta, kuko ubu natwe ari abantu turuta. Icyo twababwira ngo urugo ni uguhora wiga, uguhora wiga ikinezeza umufasha wawe. Umugabo agahora yiga icyanezeza umugore we, umugore nawe agahora yiga icyanezeza umugabo, bagahora biga gutanga uburere ku bana, kuko gutanga uburere ntabwo ari ibintu birangira, ababyeyi barabizi. Ni uguhora wiga, sibyo? Rero ntuzaze mu rugo cyangwa se we warwinjiyemo ngo wumve ko birangiriye aho, wumve ngo umukunzi wanjye ndamuzi ababazwa n'iki. Ejo ushobora gusanga wari uzi ko ababazwa wenda nuko utamutereye ipasi, ugasanga noneho ababazwa n'umuceri n'ibishyimbo biri hejuru y'umuceri. Yego ibishyimbo biri hejuru y'umuceri, si ibyo ni byo byababaza. Ese ko ari urugero. Ugasanga ababazwa no guteka dodo zirimo amazi menshi. Ni uguhora wiga, ugahora wiga icyanezeza umupatina wawe, kugira ngo mugire ijuru rito, kugira ngo mugire urugo rwiza. Kandi nk'uko madamu yabivuze, ikintu cyubaka urugo ni urukundo, yes, ni ukumvana, ni ukubahana, ariko ubwenge Imana itanga nirwo rwubaka urugo rugakomera. Guys, mukomeze mudukurikirane, mukore subscribe, mukore share, mukore like, amakomenti ntabwo mukiduha komenti ngo mutubwire icyo twakora, bitari byiza tubireke, ibyo mushaka ko twongeramo kuko turi hano ku bwanyu, sibyo? Rero mutubwire, mutwandike muri komenti, mutubwire icyo twakosora, mutubwire. Twebwe dukunda gucyaha, ntabwo dukunda abaducyaha badutuka. Gutuka byo ntabwo tubikunda, ariko gucyaha byo turabikunda kuko turumva kandi tukumvira. Saba amahoro y'Imana n'abane namwe. Bye.